bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Ese ibyo bemeza ni ibiki kandi bahakana ibi? Niyo mpamvu tuje kurebera hamwe inyigisho ishingiye ku butatu. Ese yabishingiye kuri byanditswe byera cyangwa se kuri Bibiliya? Ese inyigisho y'ubutatu ishingiye kuri Bibiliya? Reka dusesengure bumwe mu buryo butandukanye inyigisho y'ubutatu ko isobanura. Inyigisho y'ubutatu ivuga ko hariho abapersona batatu, aribo Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Buri mu persona muri abo batatu ahoraho iteka ryose kandi ashobora byose. Nta mukuru cyangwa umuto, kuko bose buzurira mu Mana imwe rurema. Iyo ni inyigisho y'ubutatu. Ese ibyo bavuga bihamanya n'ibyanditswe byera, ari byo Bibiliya? Reka turebere hamwe bumwe mu buhinduzi bwa Bibiliya, uburyo butwaramo isomo riboneka muri Matayo cyangwa se mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 28 umurongo waho wa 19. Turebe Bibiliya ntagatifu. Dusoma ngo, nuko rero nimugende mwigishe amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ushishoje neza muri iri somo ntaho bavuze ko abo bita abapersona ari Imana imwe. Twibukiranye uwatanze itegeko ni Yesu. Yarihaye intumwa ze agamije kugira ngo akangurire abantu kwemera Imana cyangwa kumenya Imana mu buryo bwimbitse. Nanone Yesu yari afite ikintu yashaka kwigisha cyangwa se kugeraho kugira ngo abamukurikirana umutima ukunze bazabashe kubona ubugingo. Reka turebere hamwe imyizerere y'Abayahudi bo muri bari ishyanga Imana yari yarironkeye. Igihe abagize ishyanga rya Isirayeli bahabwaga isezerano ry'amategeko ryanditswe muri Bibiliya, bahawe itegeko rigira riti, Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 7 dusoma ngo, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Uwiteka ni Imana ifuha, ntago wamuramya ntiwamuhimbaza ubitwaye nk'uko ubitekereza, ahubwo urareka akakuyobora kugira ngo Imana ibe byose kuri twese. Niyo mpamvu unyuranya n'ibi Imana imubona nk'aho atari umugaragu wayo cyangwa se atari uwo uyoborwa nayo. Nanone mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4 dusoma ngo, umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni we Uwiteka wenyine. Nta ikindi kiremwa cyangwa se ikindi kinyabubasha kiriho gifasha Imana nk'uko ibyanditswe bivuga, ahubwo ni Imana imwe nk'uko yahaye itegeko cyangwa se nk'uko yahaye umuburo Abisirayeli. Twibukiranye Abisirayeli bari baravanywe n'Uwiteka muri Egiputa, aho bari bariboneye uburyo Abanyegiputa basengaga imana zitandukanye. Reka dukure isomo ku buryo Yesu yemeraga. Yesu we yemeraga ati, Yesu ubwo yari hano ku isi yarerewe mu muryango w'Abayahudi cyangwa se mu muryango wa Kiyahudi. Kubw'izo mpamvu Yesu yavutse ari Umuyahudi, nawe yigishijwe gukurikiza iryo tegeko. Igihe Satani yamugeragezaga, Yesu amaze kubatizwa, Yesu yagize ati, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 4 umurongo wa 10 dusoma ngo, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Ikimpamiriza ko Yesu yahamanyanaga n'amategeko yatanzwe n'Imana, yahaga Abayahudi
nuko yasubiyemo amagambo aboneka mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 6 umurongo wa 13 agira ati wubaha Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera, izina ryayo aba ari ryo urahira. Byumvikana ko Yesu yarasobanukiwe neza amategeko yagengaga abayahudi, cyane ko aza kugira ngo atange ubugingo bweho inshungu ya benshi. Yavukiye mu muryango w'abayahudi kandi yatojwe kubaha no kumvira Imana nk'uwo muryango. Kubera iki? Mu bayahudi bari bafite uburyo bigishaga abana babo kumvira amategeko akiranuka y'Imana, baba baryamye, baba babyutse, baba bagenda mu buryo bukurikira. Nusoma mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 6 umurongo wa 6 hatubwira ngo amategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye uyigisha abana bawe. Byumvikana ko mu bantu barezwe bubaha amategeko y'Imana na Yesu yararimo, kubera ko yarerewe mu muryango w'abayahudi. Hari amasomo abiri twigishwa binyuriye muri iri tegeko. Isomo rya mbere, turabanza turebe intego Satani yari afite iyo ariyo igihe yaragamije gushuka Yesu, amuvana ku Uwiteka. Birumvikana ko iyo Yesu aza kuba umwe mu bakwiriye gusengwa, ntiyari gukoresha ijambo rigira riti uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Urabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 4 umurongo wa 10. Ahubwo iyo nyigisho y'ubutatu iza kuba ari ukuri, hari gukoreshwa, Yesu yari gukoresha ijambo ngo uramye, ahubwo uramye Uwiteka Imana zawe aba arizo ukorera zonyine. Ibyanditswe bitanga umurongo ngenderwaho bihamya ko iyo umuntu amaze kugira ubumenyi nyakuri bwerekeye Imana kandi akaba yifuza kuyikorera, kwabatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, nk'uko urabisanga muri Matayo igice cya 28 umurongo waho wa 19. Abigishijwe baba bahamya ko basobanukiwe ubufasha butangwa n'Uwiteka Imana n'uruhare Yesu Kristo afite mu isozwa ry'umugambi w'Imana. Muri Zaburi ya 83 umurongo wa 19 dusoma ngo kugira ngo bamenye yuko uwitwa Uwiteka ko ari wowe wenyine usumba byose. Uwiteka ntafashwa, Uwiteka asumba byose. Kubw'izo mpamvu mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19, aya magambo yaba afite ikindi kintu asobanura cyo tumaze kureba. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa amahame y'Imana y'ingenzi no kumenya gukora ibyo ishaka, yemera akabatizwa mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amenya gutandukanya Yesu nk'uko nawe yabigarutseho mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 3 agira ati ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yumvikana ko kugira ngo abantu bazabone ubuzima buhoraho bisaba ko bagira ubumenyi ku Mana, bakayimenya byimazeyo, bakamenya na Yesu Kristo. Umwuka wera rero si Imana, ahubwo ni imbaraga Imana ikoresha kugira ngo isohoze imigambi yayo, nk'uko urabisanga mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 2 dusoma ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima ari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ni umwuka w'Imana, ntago ari Imana yagendagendaga hejuru. Kubw'ibyo
tubihamirizwa na Petero wa kabiri y'igice cyaho cya mbere umurongo wa 21 hagira hati